Haleluya. Dushimiye Imana cyane ko igira neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Kuva igice cya 3 umurongo wa 13. Aravuze ngo Mose abaza Imana ati ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana y'abasekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti ndi uwo ndi we, kandi abari kuzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Yesu nashimwe. Twongeye kunezezwa no kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Buri ijambo ry'Imana ni ryo umuntu yumva rikamugirira umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Ubumenyi busanzwe bushobora guhomba cyangwa bugatakaza igihe. Buri ibitabo bijya byandikwa, bakandika ibindi bya bindi bikaba bitakigezweho, ariko ijambo ry'Imana uko ryari riri kera, uko ryari rigezweho, imbaraga ryari rifite, n'ubu niryo n'ubu riracyazifite. Hano Imana yari imaze guhamagara Mose, imubwiye ngo ngiye kugutuma ujye gukura Abisirayeli kwa Farawo. Arayibwiye, ayereka imbogamizi, ngo nge ndi muntu ki wahagarara kwa Farawo? Imana iramubwira ngo uzabakurayo, ngo kandi ikimenyetso nuko uzabakurayo. Buri Imana ishobora kutakubwira detaye, ikakubwira ko ikimenyetso ari uko akazi uzakabona, ikimenyetso ari uko urugo uzarwubaka. Imana ntago yitaye kukubwira amadetaye, kuko ikizi nuko izabikora, nubwo utabizi ariko izabikora. Hanyuma Abisirayeli kubera gutinda mu buretwa ntago bari bakibona umwanya wo kujya mu materaniro, kubera gutinda imbere y'abakoresha uburetwa babakubita, kandi abo bakubita bayoborwa n'ibigirwamana, nta mana rurema bagira. Byatumye mu mitima yabo batabasha gushyikira Imana neza, bagakomeza kuyumva nko mu migani bavuga ngo izadutabara, ariko batayishyikira. Gusa nubwo byari bimeze gutyo, bari babizi ko ihari. Iki cyatumye Mose abwira Imana ngo kumbwira ngo urantumye, ningerayo bakambaza ngo iyo Mana yagutumye yitwa nde? Muri Egiputa bagiraga imana nyinshi z'izuba, iz'ukwezi, iz'umusaruro, iz'imvura. Rero na Mose yari akwiye kumenya ngo Imana intumye mu mana nyinshi bano bantu no muri Egiputa bafite, n'Abayisiraheli bazi, intumye yo yitwa ngo iki? Imana ivuga ngo babwire ko ndi uwo ndi we. Mbese Imana ashaka kumubwira ko ari Imana idahinduka, ko yari ejo n'uyu munsi ariko ari Imana irinda isezerano. Ndi uwo ndi we. Aravuga ngo kandi abari uzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Imana ivuze ngo ndiho, ibivuze ko ari Imana itagira iherezo, bivuze ko ari Imana ihoraho, bivuze ko ari Imana itazigera ivaho. Bivuze ngo ubabaye iriho, wishimye iriho, kuba wagize ibibazo si uko yahavuye iriho, kandi yanabirebaga. Rero Imana ivuze ngo ndiho, bivuze ngo abantu bari bafite ubwoba nibahumure, Imana iriho. Nubwo hari igihe kigera ukagira ngo Imana ntihari, iyo wigeze kuvuga ngo ndayishakira imbere sinyihabone, najya inyuma wapi nayishakira ngo mu kuboko kw'iburyo ayikorera nkayibura, ariko iba yanyihishe mu gukiranuka kwayo. Rero bivuze ngo abafite imitima itinya nibahumure, Imana iriho. Abantu batawe, abantu bari bonyine nibahumure, Imana iriho. Abantu babaye abahombyi, hari umuntu aba aruza akahomba mu bintu byose, diplome zikamupfira ubusa, urugo rwe rukanga, ibyo agerageje bikanga, ku buryo avuga ngo nanjye rwose ndabona aho nanditse ritaravuye. Mu bantu bameze batyo Imana iriho. Haleluya. kandi ijya ibiyereka. Rero Imana ivuze ngo nitwa ndiho, ni Imana ibwira abantu ngo nubwo mubona ibintu byabazaharanye, nubwo Abisirayeli babona ibintu byaranze, ariko njyewe Imana yabo ndiho. Kandi ntago ari Imana ijya gukora reorganization ngo ijye kwikonsantira igaruka, nta bintu bijya biyirenga, nta rugamba rujya ruyirenga, ntago ijya ita control ku bintu. Imana ibintu byose ihora ifiteho ubugenzuzi, ifite mu biganza byayo. Rero nanjye narinje kukubwira ko Imana iriho.
Nje kukubwira ko Imana iriho, nje kukubwira ko Imana izahoraho, nje kukubwira ko Imana itashyizweho n'amatora, nje kukubwira ko Imana yacu idashira nk'igihembwe, nta nubwo ishira nk'imyaka. Imana yacu ihoraho iteka. Nje kukubwira ko Imana yacu igeze gute, iriho. Ushobora kuba warashatse abantu ukababura, ariko Imana iriho. Ushobora kuba warashatse amafaranga ukayabura, ariko Imana iriho. Kandi iyo Mana iriho niyo soko y'ibyo wifuza byose. Amaso yawe yahange ku Mana, uko bimeze kose Imana nuyishakana umwete uzagira gute, uzayibona. Ngaho reka dusenge. Imana, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye ko mu gihe kinini cy'uburetwa bw'Abisirayeli uvugana na Mose ntago Abisirayeli bari bahari, nta nubwo bari bazi ikiri gukorwa, ariko wowe gahunda yo kubacyura wari uyigeze kure. Birashoboka ko uyu mwene data atazi iyo urugamba uri kururwanira, atazi aho ibintu bigeze, ariko ndagushimiye ko nubwo bimeze bityo urugamba rugeze kure, kandi ndagushimiye ko uyu mwene data agiye kuzabona amaboko yawe akomeye. Urakoze kuri Imana ibyumva gitare, kandi urakoze kuri Imana igiye kuza gukora ibikomeye bitarondoreka. Ngaho imbaraga zawe nizikorere muri twebwe, umwuka wabane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen.